Okay, ngiye mpora mbabwire ko nzabatembereza nkabereka amateka n'ibintu byinshi mutazi. Hari ibintu byinshi biri ahangaha kuri iyi si kabisa, ya rurema mutazi, ibigize amateka akomeye cyane nyine y'iki gihugu cyacu. Iki kintu murimo kubona inyuma yanjye, iki cyubatswe muri 80 na kangahera, muri 83. ubwo muzi ngo ni icyarya, ngo ninde wagishyize ahangaha cyangwa se ninde wagiteye inkunga. Ngiye kubasomera igifaransa muze kwihanganira muze kwihanganira amafuti yanjye. Murabizi ntabwo ngiye nize mu gihe cy'abafrancophonie, ngiye nize mu cyongereza gikomeye cyane. Iyo biza kuba ari icyongereza nari kubasomera bikabavanga, ariko kubera ko ari igifaransa muraza kwihanganira nyine amakosa nyine arabarimo. Reka nze mbasomere. La première pierre de ces camps militaires a été posée le 18 juillet en 1983 par son excellence monsieur le président de la République rwandaise et président fondateur du mandat, le général major Habyarimana Juvenal. Mwabyumvise nyine ni ngenekereje mu buryo ngiye nshobora kwisobanurira, cyangwa se n'abandi bose nyine wasobanukirwa. Ngo iri ni ryo buye ndumva ari irya mbere, ngo la première pierre, ibuye rya mbere, cyangwa se wasanga ari bya bindi mujya mwumva, ariko nibyo ni ibuye rya mbere tu, cyangwa kwa kundi nyine iyo bagiye kubaka ahantu bashyiraho nyine ibuye ry'ifatizo kabisa bazubakiraho rya mbere, ngo ry'iyi kampu nyine ya gisirikare, ngo nyine ryashyizwe ahangaha tariki 18 z'ukwa karindwi nyine mu 1983, nyine rishyizweho nyine na perezida wari uriho icyo gihe, ari we ngo General Major Habyarimana Juvenal, n'ibindi byinshi nyine nk'uko nabibasomeye nyine ababasha kumva runo rurimi nyine mwabyiyumviye. Niba nyine wikundiye aya mateka ko nabatembereje nkabageza ku bintu mutari muzi, wowe uri buze kumpereza subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane n'ahandi mujye muhagera. Nubikunda usharinge, ariko ubihereze inshuti zawe nazo zimenye ibi bintu.